ibintu biri kujya gusubirana ishusho navuga ko turimo kusa nk'abona agahenge biva mu kwisuganya twagize muri iyi nkubiri ya gatatu. Abarwayi bakirwaye turakomeza kubakurikirana nk'uko twabakurikiranye mu nkubiri ya mbere n'iya kabiri, twongera na quality of care bahabwa umunsi ku munsi. Amahugurwa buriya ni uguhozaho uko tugenda tumenya iyi virusi imiterere yayo, ni nako tumaking sure ko abanyarwanda aho bari hose cyane cyane bari muri itsinda ryo kuvura bahorana ubumenyi bwisumbuyeho, cyane cyane ko iyi ndwara tutaratandukana nayo. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva ko hari amakuru ajyanye no kwihinduranya kwa virusi, abantu bakaba baremba mu gihe gitoya. Byose biradufasha communication, abantu bakumva ko hari imihindukire bitandukanye nuko twari tumeze mu nkubiri ya kabiri. Kuri yose aje ajyanye n'imiti, ajyanye na tekinike zigomba gukoreshwa mu mivurire, tumefasha ko asakaye hose mu Rwanda kugira ngo atangire gukoreshwa. Twavuga ko inyinshi ni delta, ariko virusi zifite ukuntu zibayeho. Ifite ubukana kurusha izindi niyo usa nkaho yororoka cyane muri community, ko nazindi zose zirahari ariko ku kigero gitoya. Ibidushishikaje rero biteye impungenge akaba ariyo delta, ifite umwihariko mu kwikuba cyane, kugira ibimenyetso mu gihe gitoya, ndetse no kuzahaza babandi batari bafite ubundi burwayi, bafite imyaka mikeya cyangwa babonye impinja. Delta rero niyo kwitondera kubera uwo mwihariko wayo, nayo twayihashya. Ikishimishije nuko guhashya virusi ya COVID-19 ingamba ziguma ari za zimwe, ariko ubushake n'ubushobozi tubishyiramo bigasaba ko byikuba kugira ngo tuyigobotore. Ayo nabyita ko ukuntu abantu babyenterprese na makabya nkuru, ntabwo ari ukuvuga ngo hari virusi igitangaza ihari iri gufata abantu mu bwonko ahubwo iyo ufashe izi virusi ukajya kuzikorera isuzuma muri laboratoire, hari izo ubona wabonye mu gihugu imbere, bakavuga uti yimeze nk'iyo mu nkubiri ya mbere, yimeze nk'iyo mu nkubiri ya kabiri, yimeze nk'iyo twabonye South Africa, yimeze nk'iyo twabonye mu Bwongereza. Ngira ngo mbere niko twazitaga, nkuko ushobora kuvuga uti iyi noneho ndacyasuzuma ngo menye iyi ngiyi ni yahehe. Kuba kuri uwo munsi, kuri uwo munota uvuze uti ikizamini virusi kiracyakomeje, ntabwo bivuze ko ufite virusi igitangaza, kuko ibyo bizamini birangishwa gusanga nta bitandukanye n'izo wabonye imbere. Ariko ikintu amakuru arimo muri iriya suzuma rya virusi twabonye nuko icyo abantu bagomba gushishikarira kureba n'iriya delta, kuko yo irazwi, imyitwarire yayo irazwi. Ngira mwabonye ko yabigenje mu Buhinde n'ahandi hose. Iriya niyo abantu bagomba gushyiramo ingufu bakayigobotora. Icya mbere ni imyiteguro, nuko guhora witeguye ko ibyabaye ku bandi nawe bishobora kubaho. Ikindi cya mbere ni ugusangira amakuru n'abakeneye kuyamenya bose, kugira ngo buri wese agire icyo yibwiriza, niba ariko nabyita. Abanyarwanda bose babonye uko Ubuhinde byagenze. Abahinde buriya basa nk'abantu batiteguye cyane, kuko ugiye kureba nabo ibyo bisuzumyemo bakubwira ko bari bahugiye mu gukora inkingo baha abandi, bya bindi byo kujya gushaka buryo kinzakingira abaturage banjye ryari, ni bigenda gutya nibakenera oxygene bizagenda gute, ni harwara icyiciro kingana gutya bizagenda gute. Ngira ngo aho ngaho niho hajemo agatotsi, ariko twe tugira amahirwe kuko buriya tutaranagira na kesi ya mbere ya COVID mu Rwanda, buriya scenario zose zari zizweho. Nimubyuka mufite abantu 10,000, nimubyuka mufite abantu 100,000, nimubyuka mufite abantu 1,000,000, sivuze ko twabagezeho, ariko iyo possibility yari ihari. So ukitegura muri ubwo buryo, ukanashyiraho lines zigaragara ziti nzabigenza ntya, abaganga nzabakura aha, ibikoresho nzaba narabiguze mbere, nzabavurira muri ibitaro, niba benshi nzabashyira muri biriya, ugahora na plan iremereye kurusha uko umeze uyu munsi. Nta kibazo cy'ibitanda bihari, ngira ngo n'ibyo dufite nk'ibyo twakwita treatment centers, ubu zirimo abarwayi ku kigero cya 43%, bivuze ko ntabwo zuzuye, ariko 43% nabo si bakeya. Hirya no hino mu bitaro aho abarwayi ba COVID bashobora kuboneka bakashyira muri isolama, hari ku kigero cya 48%. Ariko iyo ufite imibare uyikurikirana buri munsi, bigufasha guhora uvuga uti nihiyongeraho ku kigero runaka ndakorera hehe. Mubyibuka neza twese kugira treatment center zirenga 20. Uyu munsi ufite treatment center 7, bivuze ko ibyo twari dufite mbere n'umuti turacyabifite. Ariko tuvuze tuti twakoresheje nazo twari dufite mbere 20 zuzuye, still hari plan
twajya kugera aho ngaho hari plan ivuga iti nzaba nararangije guteganya aha n'aha n'aha navurira abarwayi cyane cyane iyo uri mu karere navuga ka Gicumbi umwotsi virusi iracyagendagenda muri aka karere ntabwo ari ukuvanga urugamba rwarangiye rurahari isaha n'isaha twashiduka izo mekanizme zashyizweho tuzikoresheje byakabaye byiza tuzikoresheje ariko bigeze naho kuzikoresha ngira ngo ntabwo twaba dutunguwe aho iyi virusi kuva umuntu agifatwa icya mbere twavuga tuti ninde wafatwa ngira ngo turabizi ko wese ari vulnerable nta muntu uri aho ngaho avuga uti ngiye virusi ntiyamfata waba warakingiwe waba utarakingiwe ivirusi yagufata so ibintu wakwiyumvamo rero virusi ikimara kukugeramo ni ibimenyetso navuga rusange si ibimenyetso wavuga uti ibi ni umwihariko wa covid hari ibimenyetso rusange nko kuvuga uti umunaniro ndumva naniwe ndwaye umutwe cyangwa se mu hanze ya Kigali benshi bavuga ati ndumva asa nk'urwaye malariya umva ko ni ibintu dufite isanisha n'ubuzima twanyuzemo mu bihe byashize ariko nka virusi ikunze kwibasira mu mwanya w'ubuhumekero uko ugenda wegera imbere mu masaha ikwikubamo ni nako ugenda ugira ibimenyetso nto bisa nkaho biri specific biganisha umwanya w'ubuhumekero nafunganye ndumva afite uducurane yamanuka ikagera mu bihaha umuntu agatangira gukorora cyangwa se guhumeka nabi guhumeka insigane cyangwa se guhumeka nabi cyangwa se guhumagira uko abanyarwanda babyita kose muri uko guhumeka nabi bishobora gufata intera yo hejuru bikaba ngombwa ko umwuka wa oxygen utangira kugushiramo ariko iyi oxygen imanuka mu burwayi bwa covid ntubyumva bitandukanye n'imisonga ya mbere aho oxygen imanuka gato igatangira guhumagira covid umwihariko nuko hahandi yatatse ibihaha isa nkaho yabishwanyaguje hose igihe kinini ntubyumva niyo wavuga uti iraguhura aho biboneye abari navuga ko biba byarenze biba byafashe indi ntera yo hejuru bivuze ko yari virusi iteye gutyo biradufasha cyane iyo umuntu yumvishe agifite bya bimenyetso bikeya bitari specific mu gihe cy'ibyorezo cya gihe witsamura ukorora jya kwa muganga wapimisha cya gihe wumva wafunganye gufungana muri iki gihe covid ni ikintu cyane tugomba guhita dutekereza ukajya kwipimisha hakiri kare kugira ngo urebe ko ariyo cyangwa atari cyo noneho rero ikindi ni ibimenyetso wagira iramutse ifashe izindi organe kuko ntabwo ari virusi ifata mu bihaha gusa ifata systeme zose ijya ku mutima ikaba yatuma umutima uteraguzwa ukaba wanahagarara umuntu agapfa urupfu rutunguranye ifata impyiko ukaba wagira ibimenyetso specifique by'impyiko inkari zigatangira kuba nkeya ntutangiye amazi agatangira kwirekamo ukaba wabyima amaguru ibyo byose bikaba byakubaho ishobora gufata umwijima ukarwara umuhondo ishobora gufata mu mara ukaba wagira ibimenyetso bijyanye no mu myanya y'amara nko kugira isesemi kuruka no guhitwa ishobora gufata no mu mutwe ukaba wagira confusion ukaba wagenda muri koma so ni virusi ifata henshi nubwo ahanini ifata mu myanya y'ubuhumekero akaba ariyo tuyimenyereho umurwayi wa covid ubwo rero ava ku murwayi udafite ibimenyetso cyangwa ufite ibimenyetso bikeya yitiriye ibindi ndumva naniwe kuko maze iminsi nkora cyane ikaba yakomeza mu buremere ikagera kuri wa murwayi uri ku mashini imufasha guhumeka kuko ibihaha byose byazahaye abenshi turi gukurikirana tukaduhere ko dukurikirana kwa muganga kuko buriya umuntu aje kwa muganga aje kare cyangwa se aje atinze dufite inshingano zo kumenya uti byapfiriye hehe kugira ngo umuntu atugereho azapfa ejo akenshi uzasanga bakubwira ko bamaze iminsi bafite bya bimenyetso bitari specifique nababwiraga byatangiye ari nka malariya iyo bitangiye ari nka malariya ntushishikarire kugira amakenga ngo wipimishe utakaza umwanya utakaza cya cyumweru cyo kuvuga uti ni malariya ariko ntaho igiye ni malariya nihaye imiti ntikize ni malariya nagiye kwa muganga barayibura kandi uwo mwanya wakawukoresheje unapima covid kugira ngo uvurwe hakiri kare abenshi usanga aho ngaho batinze hari nabo usanga uti byatangiye ari nka malariya ariko iyi ndayivura iwacu akajya nko mu Kinyarwanda akarya ibyatsi nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri noneho akakuzaho akaza ku ivuriro rya leta ariko gusa imvuti nakoresheje ibyatsi nsanzwe nkoresha nivuza malariya sinakira noneho ndebera na covid so tuba twifuza ko mu gihe cy'icyorezo bya bimenyetso bitavanguye bishobora kuba bisa nk'indwara wabonye mbere byivuze ni umutwe ni umunaniro gucika intege gukorora kwitsamura
bya bindi byose bisa nk'ibimenyetso twakwita ko bisanzwe kugira ngo nyine wumve ko nta bimenyetso bisanzwe bibaho mu gihe cy'icyorezo. Kwa muganga tugira umuco na mbere ya covid wari uriho icya mbere n'ubuzima ku muntu ufite ushobora kurwara akabataka bizuma. Icya mbere ni ukushishikarira kuvuga tukuramira amagara ye kuko umuntu uzakwishyura n'umuntu wabayeho so ntago tuyishyira amafaranga mbere cyane muri ibihe by'ibyorezo ariko gusa hari ibintu utabasha gukontorora. Yasuzumwa akavurwa ntatekereze amafaranga handi avuga ati ubuzima bwanjye bushobora kuba ari mu kaga, nafokasinge kuri ibyo yegereye ibitaro bya leta, centre de santé cyangwa se poste de santé, asobanura ikibazo cye mu gihe cy'icyorezo. Nta muntu wamubwira uti mpa amafaranga mbone kugupima, ari unahari ngira ngo yabakosheje kuko icya mbere ni ugushishikarira ubuzima bwiza bw'uha serivisi kurusha kuvuga uti nabanza mpa amafaranga. Umurwayi wa covid iyo acyandura tubashyira mu byiciro icyo twita categorisation. Hari icyiciro cy'abadafite ibimenyetso cyangwa se abafite ibimenyetso bisanzwe, afite ibimenyetso asa nk'ufunganye cyangwa se aritsamura rimwe kabiri ku munsi. Aba ngaba tubashyira mu cyiciro kimwe, ni abantu tuvurira mu rugo tukabakurikirana umunsi ku munsi, cyane cyane tureba niba virusi itabashegeshe ngo oxygene iri mu maraso itangire kujya hasi. Icyiciro cya kabiri ni icyiciro twita moderate, ni wa wundi oxygene itangiye kumanuka ko tuba tuzi ibipimo bya nyabyo by'umuntu muzima bya oxygene kangahe. Iyo tubonye igipimo kimanutse kikajya munsi ya 90% cyangwa se aho yahereye tuvuge utangiye umupimye oxygene usanze ari kuri 97%, ni byiza cyane. Ejo usubiye usanze 95%, ejo bundi usubiye usanze 93%, uwo ni wa muntu uri kuremba, uhita umwinjiza mu irwariro, mu ivuriro. Hari icyiciro cya severe cyangwa severe, ni wa wundi none ufite n'ibindi byangiritse kubera virusi, impyiko ntizikora neza, umuvuduko w'amaraso wagiye hasi cyane, umurwayi asa nk'uwajijwe, asa nk'ujya muri koma, utumushyira mu cyiciro cya severe. Hari icyiciro cya critical, ni nabwo burembe navuga bo kuri kategori yo hejuru, ni wa wundi ufite ibihaha byazahaye atabasha kwihumekera, na oxygene umuha muri mask itari kumufasha, bikaba ngombwa ko umushyira ku mashini ikamuhumekera, icyo bita ventilator. So ibyo byiciro rero bifite naho birwarira biri specific, hubakiye kuri systeme y'ubuzima mu Rwanda. Aba bari asymptomatic cyangwa bafite uburwayi bworoheje nkuko mwabivuze tubasanga mu rugo bagakurikiranwa n'umujyanama w'ubuzima, mutwara sibo, umuyobozi w'umudugudu n'izindi nzego za leta zinjiramo nkuko mwabibonye, kugira ngo afashwe no mu bindi bitajyanye na covid nk'imirire n'ibindi yagira mu buzima busanzwe. Abari moderate dushobora kubasanga bakeneye ka oxygene tuyifite ku rwego rwo hasi. Centre de santé zitanga oxygene mbere ya covid zatanga oxygene, akaba yongerewe umwuka mu gihe asuzumwa n'ibindi byangiritse. Yasanga wenda impyiko, umutima nawo utangiye kuzahara kubera virusi, akaba yakwimurirwa ku bitaro by'akarere cyangwa district hospital. Bafite buri bitaro bya district bifite ibitanda ku ruhande utavanze mu bandi barwayi. Hari ahagenwe bafite indwara zandura harwarira abarwayi ba covid, naho bashobora kuhahererwa kongererwa umwuka, ushobora kuhashyiramo serumu ufite tansiri hasi, ushobora kumuha imiti yo mu mitsi nkuko yanditse mu mabwiriza tuvuriraho ya Minisiteri y'Ubuzima ya covid-19. abona ubushobozi byanze bikunze burenze bwo kuri centre de santé bitewe n'ibyo akeneye. Ariko hari n'abarwarira ku bitaro by'uturere, bikaba ngombwa ko bimurira mu bitaro by'intara, mu ntara zose, amajyaruguru, amajyepfo, east na west mu Rwanda. Buri hari ibitaro byagenwe, hari irwariro ryagenwe ry'abarwayi ba covid bisumbuyeho batagishoboye kwivuriza ku bitaro by'akarere, aho usanga ubuvuzi bwisumbuyeho burimo na bwa bundi navuze bwo kuba washyira umuntu ku mashini ikamuhumekera niba yazahaye ku kigero cyo hejuru. Ubwo binavuze ko n'abaganga uhasanga bafite amahugurwa yisumbuyeho yo kuvura abarwayi bafite uburemere nk'ubwo ngubwo bw'uburwayi. Hari abandi rero usanga ku bitaro by'intara nabwo hakenewe ubuvuzi bwisumbuyeho. Tuvuze indwaye covid ariko nahawe impyiko, nabonye transplant, cyangwa se mfite covid ariko umutima bari barawubaze bashyiramo utuvalve
iyo care iri delicate isaba abaspecialiste bo ku rwego rwo hejuru. Uwo ngo ni ushobora kwimurirwa ku bitaro by'i hejuru nk'ibitaro bya Nyarugenge, usangamo abaspecialiste muri specialite zose, abazobereye indwara z'abagore n'ababyeyi, abazobereye kubagwa kuko ushobora kugira covid ariko ufite n'uburwayi bwihutirwa bwo kubagwa kuko utabikoze umuntu akaba yatakariza ubuzima. Aho rero nibo uzasanga ku bitaro byisumbuyeho by'igihugu. Ni nabyo biha ingufu cyane abaganga bakora muri treatment center kuvura umurwayi nk'uwo navuga wapfuye, ukamuha imiti, ukashyiraho abaganga bose, na leta ikakomeza kutwubakira ubushobozi ngira ngo itabyanjye ifite abaganga benshi cyane mu ngero zinyuranye. Nyuma ukaza kubona umuvanyemo ya tube arakangutse, atangiye kubaza ati ndi hehe, narwaye nte, nyigura amazi yo kunywa, bugacya kabiri gatatu ukamugeza ku kazuba 4 5 ibyumweru bibiri akaba yasohoka mu kigo agataha. Nyuma akazaguhamagara ati dore ukomeze. Delta umuntu wese ushobora kuzahazwa, ngira ngo ni nawo mwihariko mubona mu makuru duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima umunsi ku munsi. Mubonamo abantu b'imyaka mike 10 n'ingahe n'impinja mwazibonyemo. Bivuze ko Delta yo yabonye, navuga ko ari virusi yabonye umwanya uhagije yo kwiyadapta. Ati sinzakangwa n'ikirere, sinzakangwa n'imyaka, virusi niko zimera. Plus utindanye nayo, plus nayo kumenyera ikamenya aho yakwinjirira hose. Ati hari harakonja, nzaba narangije kwiyadapta ku bukonje. Hari harashyuha, nzaba narangije kwiyadapta ku bushyuhe. Hari abantu bariye neza n'abatariye neza, bose nzabafata, nta muntu uzancika. So virusi nuko zimeze. Delta rero navuga ko hafi imyaka 2 yabonye iyi virusi ya COVID-19 yihinduranya ikagera kuri resultat nka Delta. Ni virusi iri very much adaptable, ni virusi itera ibimenyetso mu gihe gitoya. Niyo ugiye kureba Delta na virusi zayibanjirije na kopi za virusi zayibanjirije, iyo igira charge virale cyangwa se ukwiko kwa virusi inshuro 1000 kurenza ya mbere. Bivuze ko iroroka cyane ku buryo uko tubitekereza. So hari imiti rero, ngira ngo imiti ya covid twayicamo ibice bibiri. Hari imiti ubwayo ibuza virusi kwikuba, ubwo ni imiti turi muri kategori antiviral cyangwa antivirus, ihura na virusi kayibangamira kugira ngo itabasha kwikuba. Hari n'imiti ikumira ingaruka virusi gusizemo. Ingaruka virusi gusizemo nka inflammation ishobora gutera gukanyarara kw'ibihaha, virusi kaba yagusiga uri kuri oxygene ubuzima bwawe bwose. Ubwo hari imiti dukoresha kugira ngo uko gukanyarara kw'ibihaha nikuzabeho nunakiruka virusi. Hari imiti iri muri kategori yo kubuza amaraso kuvura, kuko ni virusi itera amaraso kuvura, kandi ibyo nabyo tuzi ko biheza umwuka. Amaraso yatemberaga mu bihaha ugasanga yavuze, oxygene igiye hasi, cyangwa se amaraso yatemberaga mu mutima aravuze, umutima utangiye guteraguzwa ndetse uranahagaze, umuntu arapfuye. So iyo miti nayo tuyishyiraho ibuza amaraso kuvura. Hari imiti ifasha umuntu kugabanya ibimenyetso nk'ibyo byo gufungana mu mazuru, kugira umuriro, ugashyiraho imiti y'umuriro. Oxygene buriya nayo ni umuti. Ikindi bihaha byazahaye ni n'utundi dukoko twose dusanzwe aho ngaho turabyibasira, na za bakteri zisanzwe z'umusonga nazo zikazamo. Ati bya bihanda abona byazambye reka wa muntu mwibasira. So tugashyiraho imiti rero ikumira ko hari utundi dukoko twabyuriraho ko umuntu azahaye tukaba byamuteza uburwayi. So iyo ni kategori y'ingaruka. Kategori rero y'imiti ibuza virusi kwikuba nayo irimo ukwinshi. Hari imiti dufata mu kanwa y'ibinini, kugira ngo mwarayibonye mu minsi ishize aho twapimaga tunatanga imiti. Nimba nkubonye urwaye uyu munsi, niyo mahirwe yanjye ndafata umunsi wa mbere nkuboneyeho nka opportunité yo kugira ngo ngukorere byinshi bishoboka byatuma uvayo utazahaye. Iyo ni kategori y'imiti y'ibinini dufite, iri mu bwoko bubiri. Hari n'inshinge. Icyambere umwihariko wa Nyarugenge wahawe abaganga b'ingeri zose. Kaduhere ku baganga staff ba Nyarugenge, wahawe abaganga bazobereye mu ndwara z'umubiri medicine interne, wahabwa abaganga bamenyereye mu ndwara z'abagore n'ababyeyi. Ubwo hatekereje ku mugore utwite ushobora kugira COVID-19. Wahawe abaganga bazobereye mu buvuzi bw'abana, cyane cyane ko twabonye ko abana benshi nabo bibasiwe n'iyi virusi bakeneye gukurikiranwa no kuvurwa. Wahawe abaganga bazobereye mu kubaga bagize covid ukagira n'ubundi burwayi butuma ugomba kubagwa. Abaganga abaforomo bazobereye mu buvuzi bw'abantu barembye, ibyo bita ICU nurses, intensive care unit nurses, ni speciality ubwayo.
hejuru n'inyongera ku baforomo basanzwe bakurikirana abarwayi ubuzima bwabo bwa buri munsi, babaha imiti, babafasha kubaha ubushobozi bwose mu bushobozi bwose buhari. Hari abaganga bazobereye mu gufotora, gufata amashusho y'ibihaha byazahaye kugira ngo barebe bizahaye ku kihe kigero, ese byiretsemo amazi ngo nyavanemo, ese umuntu ari koroherwa. Harimo ubushobozi bwa radiology, harimo laboratoire irambuye, laboratoire iri extensive. Hakunda kubwiye nti virus ushobora kugira byinshi yanyangiza mu mpyiko, mu bihaha, umwijima ugakora nabi. So hari ubushobozi bwo gupima, gufata ibyo bipimo byose kugira ngo hamenyekane ingaruka za virusi ni izihe organe zibasiwe. Harimo abaganga bazobereye mu isanamitima, kuko virusi ya COVID-19 itera agahinda gakabije, itera kwiheba, ishobora no gutera uburwayi nakwita buri muri ordre ya psychiatry. So hari abaganga babizobereyemo bashobora kubikumira. Yaha abaganga bafasha ibihaha kwisana, physiotherapist. Ibihaha biba byazahajwe na virusi, akaba yagufasha binyuze mu myitozo uko mu buryo buzobereye, akagufasha ku buryo ugarura volume y'ibihaha nyinshi ishoboka kugira ngo uhe amahirwe ko utazakira ari kuri oxygen igihe kirekire. Harimo n'abaganga bazobereye mu mirire. Umurwayi urembye uri kuri ventilator agaburirwa ate, uri kuri oxygen we agaburirwa ate, utari kuri oxygen agaburirwa ate. Uri kuri ventilator afite umwihariko, kuko utamugaburiye nk'uko bikwiye ubwabyo byamuhitana. So uwo niwo mwihariko wa staffing ya Nyarugenge. Bafite space ihagije, bafite imashini izi zihumekera abantu zihagije, bafite systeme ibafasha muri procurement, ibafasha muri communication n'ibindi bitaro bizabohereza abarwayi, systeme ya ambulance. Umurwayi akava nka Kabaya kaza Nyarugenge ufite amakuru y'umurwayi aho avuye kugeza akugeza. Iyo systeme irubakitse. Kandi nabo Nyarugenge bafite component ya social protection. Kuba urembye udafite ubushobozi bwo kwishyura ibi cyangwa ibi ngibi ntago babyitaho, barabanza baramira amagara. Ibindi Nyarugenge hajyaho severe and critical. Severe ubwo ni ukuvuga ko consommation oxygen itangiye kuzamuka ku rugero ruri hejuru. Ubwo bafite capacity ya production ya oxygen muri Nyarugenge mo imbere iri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'ibindi bitaro, kuko Delta ikonsoma oxygen nyinshi cyane. So severe and critical ushobora kubasanga muri Nyarugenge. Hari ubushakashatsi twari twakoze inkubiri ya kabiri isa nk'irimo ijya no kurangira, tureba tuti wakize nyuma byaje kugenda bite. Ariko nkuko mubizi mu nkubiri ya kabiri ntago abarembye ntago bari benshi. So bivuze ko twagiye dusangamo nk'ingaruka zo ziri mental health mu buzima bwo myumvire. Ugasanga hajemo ikibazo, hajemo kwiheba, hajemo yasanze wenda ubuzima yari arimo bwarasubiye inyuma kubera covid, tugasanga ibibazo nk'ibi ngibi. Ariko muri nkubiri ugiye kureba abantu batashye bamerewe bate, uzabasangamo na cya cyiciro cy'abantu batashye ibihaha bitaragaruka neza kubera ko byari byazahajwe na virus. Ukamusanga kuri oxygen muhira, cyangwa se ukamusanga mu bitaro yavuye Nyarugenge ariko ari mu bindi bitaro, akaba ariho amaze amezi 2 cyangwa amezi 3 kubera ko adafite uburyo yahabwa iyo oxygen akeneye mu rugo. nabo tubasangamo. So uko virus igenda ikara ni nako ingaruka za nyuma yo kwikiruka zishobora kuba nyinshi. Abaganga umunsi ku munsi haba hari abaganga bari kwiga, hari n'abagomba kurangiza bakajya mu mirimo, ariko hari n'abo dusanganwe. Ariko ukuntu ibintu biteye ntago wavuga uti ngewe nazobereye mu ndwara zo mu mubiri ariko nzakurikirana gusa abantu batarwaye covid. Arwaye covid se nzabagenza ntese? Niba umuntu namuvuraga diabete nkamuvura umuvuduko w'amaraso, ntago navuga nti kubera ko arwaye covid ibyacu birangiriye ahangaha, ntago bishoboka. So hazamo rero n'ubwo bushake bwo gusaranganya. Ministeri bidufashamo kwarukitinga abaganga aho bakenewe bitewe n'icyo bagomba gukora. Bashye dufite bagakora neza. Ntago bivuze ko aho bavuye haje icyuho,
ahubwo aho havuye bariorganije babasha gukora naho abandi batari, kugira ngo n'abandi banyarwanda bakeneye ubushobozi, bakeneye ubuvuzi, bafite covid nabo babone soins zabo zidasubira inyuma. Harimo abantu bafite diabete igomba gukomeza kwitabwaho, umuvuduko w'amaraso ugomba gukomeza kwitabwaho. Ntabwo wavuga uti ubwo hajemo covid reka tube tubiretse nzongera kubikuvura ari uko wakize covid, ntabwo yaba akiriho. Ntabwo navuga ngo byamugiraho ingaruka. Hari approach nyinshi zo mu bihe bidasanzwe ibi turimo. Ugiye kuvuga uti ngiye gupima miliyoni 13 z'abanyarwanda, ibisubizo mbibona uyu munsi nzabakingira ejo, ntago byashoboka, technically ntago bishoboka. So muri approach ya public health uzasangamo ingamba nk'izo ngizo zo gukingira ibyiciro, utanabapimye, utavuze uti ndabanza mbapime ubundi mbakingire. Izo ngamba iyo zihari abantu bagomba gushira impungenge, nta ngaruka nimwe ushobora kugira uramutse ukingiwe muri ubwo buryo. Ahubwo bashishigarire kwikingiza ko icyo ugamije ni ukwiyongerera ubwirinzi. Nta kuvuga ngo banyongereye ubwirinzi bingiraho ingaruka. Bagukingiye utapimwe, kuko iyo urwaye niho uvuga uti wahuye na virusi, ariko umubiri wawe uzasigarana ubwirinzi ku kigero runaka. So undi waje kugukingira yafashe bwa bwirinzi arabukongerera, ntacyo bitwaye. Ikindi impamvu ibyo no kuvuga ngo iyo warwaye buriya nabo bafite igihe cyabo cyo kwikingiza. Twabonye ko iyo ukirutse covid-19 usigana ubwirinzi budashyitse, ntago bikuraho ko ugomba kwikingiza. Yego ntumera nka wundi utararwaye namba, ariko usigarana ubwirinzi budashyitse. Ugiye gupima anticorps cyangwa abasirikare wasigaranye nyuma yo kurwara usanga bari hasi cyane, bivuze ko hari ikindi ukeneye kugira ngo ubashe kwirinda. Urukingo rwiza buriya ni urwo ufite imbere yawe, urwo ufite muri uwo mwanya ikibazo kigukomereye, ikibazo gikomereye isi, urwo ufite nirwo rwiza kurusha izindi. Ugiye gutegereza ngo nzabanza mfate ruriya, ni ibintu biri trike mu mibare, ariko si ngombwa cyane. Ntabwo abantu bakeneye kumenya ngo uriya ni 90%, uriya ni 80%. Hari abandi bajuwa n'iyo mibare bakareba protection zayacifinga ryari ku rwego rw'igihugu. Ariko ku muntu nkawe twitabiriye vaccination center, urwiza n'urwo mpasanze, kuko ntago ari impanuka ko urwo rukingo ruhari kuri uwo munota rwizweho. Hari amanama atagira ingano aba yabaye kugira ngo bavuge bati urwo rukingo vaccination center runaka ruhagere ruhabwa abantu nabo. So urwiza n'urwo mpasanze, ntitugiye mu gutoranya ngo twibuze amahirwe ejo duhure na virusi ya nyayo ikaba yanatuzahaza tukahasiga ubuzima. Nta rukingo rugenewe uyu cyangwa rugenewe uriya, kuko virusi twibasirira twese mu kigero kimwe. Nuvuga ko urwo mpasanze ndafata urwo, ariko simvuga ati nzategereza nzahasanga ruriya cyangwa mpasange ruriya, kuko nta garanti mfite ko ikigero nzaba nkiriho. Waba warakingiwe waba utarakingiwe, waba wararwayeho utararwayeho, kora ingamba nk'abandi bose. Ushobora kurwara epsilon uyu munsi ukarwara delta, umunsi ndwaye delta ejo nzarwara alpha. Nta mpamvu n'imwe yagatumye tudohoka ku ngamba, kuko virusi uko iteye bisaba ko twese tushishikarira kwirinda iyi covid-19, gukingira cyangwa se kwivuza, ugira ngo urinde abawe, unarinde n'abari hanze y'igihugu urimo. Inkingo ntabwo twazibonye ku kigero kimwe. Hari ababonye nyinshi bagiye gutangira no kubona doze za 3, hari n'abataragera ku 10%. Bivuze ko ugizeho ikumira ry'urujya n'uruza ku isi, nitwe tuzabihomberamo. Uzasanga nta hantu tukijya, nta muntu ugihura nawe kubera impamvu zitaduturutseho. Si ukuvuga ko tutari dufite ubushake bwo kwikingiza, ahubwo ntabwo iyo opportunité twayibona. Sinavuga ko iyo possibilité ari eventualité ari 0%. Muri iyo context yo kuvuga uti virusi nikomeza kwihinduranya biturutse ko ibihugu byinshi bitarakingira ngo bigere kuri 10%, ibyo bihugu bitarakingira bitinde bitebuke bizahinduka indiri ya virusi. Kandi uko virusi igenda yikuba ni nako ugenda yongerera amahirwe yo kwihinduranya. Bivuze ko iki kibazo cyo kudakingira ku kigero kimwe isi yose ni ikibazo kiremereye cyane. So dukomeje gushishikariza abanyarwanda bose mbere na mbere gukomeza kwirinda covid-19, bambara neza agapfukamunwa, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune,
cyangwa alcool yabugenewe ndetse no guhana intera kuko kwirinda burya biruta kwivuza. Yego. Ku bagize rero amahirwe make bakandura, ni byiza kumvira inama za muganga, cyane cyane iyo bageze aho umuntu yimurirwa aho arwariye akajya kurwarira ahandi, kubera ko ibipimo bya oxygene basanze biri hasi, bashobora kumvana mu rugo bakajya muri treatment center, bashobora kumvana ku bitaro by'akarere bakajyana ku bitaro by'intara. Bifate nk'inama nziza ngiriwe n'abaganga bankurikirana ku burwayi bwanjye bwa COVID-19, simbitesha agaciro cyangwa ngo niyumvire cyane, mbumvire, mbizere, cyane cyane ko twabonye ko leta yaduhaye ubushobozi hirya no hino kugira ngo turamire ubuzima bwa benshi. Iyo yimuwe avanwa ahantu ajyana ahandi, ibyo bidufasha gukomeza kumwitaho hakoresheje ibikoresho byo kwa muganga kabuhariwe byisumbuyeho, hagamijwe kuramira amagara ya buri munyarwanda wese ndetse n'umunyamahanga urwariye mu Rwanda.